tugomba guhindura systeme yo kumviriza gusa, ahubwo tukava muri iyo systeme yo kumviriza gusa tukajya muri systeme yo kwiga duhereye hasi. Ntuzisumbukuruze kandi kuva tani sengiye ni gutu umuntu mukuru nahera kuri alif none urashaka kuherehe ko abiga ubumenyi busanzwe bahera hasi rimwe kabiri gatatu, ni gute ushaka guhera hejuru kandi hasi tabizi? No kuvuga hasi guhera kuri alif nyuguti, ubuzahera kuri alif ugakomeza, nizo zizaguha ubushobozi bwo kubasha gusoma ubumenyi bw'idini ryawe no kurisobanukirwa. Kubiyo rero dushyiremo imbaraga mu kwiga ubumenyi bw'idini. Niba ushaka kuyoboka, urashaka kuva mu gihirahiro urimo, abayisilamu benshi bavuga ati ngo abasheke baducanga, ureza kavuga ibi niwe kavuga ibi. Ibituma bagucanga nuko udasobanukiwe idini, nuko wateye idini ryawe umugongo, nta gahunda ufite yo kwiga, nta gahunda ufite yo kwikuraho uri mu cyiciro cyo hasi cy'abantu badasobanukiwe, ntabwo ushaka kukivamo. Niyo mpamvu uhora uvuga ngo abasheke baducanga, kuki bataba ikintu kimwe, kuki batagira imvugo imwe. Ibyo byose kibigutera uvuga ayo magambo nuko wateye idini ryawe umugongo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يموشمر الله سبحانه وتعالى ترسل إننا محمد صلى الله عليه وسلم الله أيتاك وملك بايو أن يهندقزه amahoro bagira inama nanjye nihereye gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kumugandukira, kubera ko kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala nibyo bizahesha umuntu insinzi hano ku isi no ku munsi mperuka. N'igisobanuro cyo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kumugandukira ni ugushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse n'intumwa ye sallallahu alayhi wa sallam, no kwirinda no kugendera kure ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yatujije n'iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatujije. Ibi nibyo icyo gisobanuro cyo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukumvira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyashyira mu bikorwa n'amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, no kwirinda ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije n'iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabujije. Nyuma y'ibyo turibukiranya ku bintu bine by'itegeko buri Muislamu agomba kumenya akanabishyira mu bikorwa. Ikintu cya mbere ni al-ilm, ni ubumenyi. Buri Muislamu wese yategetswe kugira ubumenyi bw'idini. N'ubumenyi bugamijwe ahangaha ni ma'rifatullahi, ni kumenya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyyihi, kumenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, wa ma'rifatu dini al-islam bil adillah, no kumenya idini ya Kiislamu bishingiye kuri gihamya, kuri dalili za Qur'ani na hadith. Iki ni ikintu cya mbere buri Muislamu ategetswe kumenya. Ikintu cya kabiri ni al-amalu bihi, ni ugushyira mu bikorwa bwa bumenyi wamaze kumenya Allah, kumenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, kumenya idini y'Uislamu. Icya kabiri nuko bigusaba gushyira mu bikorwa bwa bumenyi wamenye. Icya gatatu ni ad-da'watu ilayhi, nyuma yuko umaze kumenya
umaze kugira ubumenyi bw'idini ukabushyira mu bikorwa, icya gatatu usabwa ni uguhamagarira bwa bumenyi abandi. Umaze kumenya, umaze kwikuraho ubujiji, ugahamagarira abandi bagukikije bwa bumenyi umaze kumenya. Icya nyuma ni asabru ala al-adha fihi, ni ukwihanganira ibizakubangamira byose bizaba biri muri ya nzira yo kumenya ubumenyi bw'idini, kubushyira mu bikorwa no kubuhamagarira. Usabwa kwihanganira buri kimwe cyose uzahura nacyo muri iyo nzira yo kwiga, gushyira mu bikorwa, guhamagarira bwa bumenyi. Ibyo byose biragusaba asabr, biragusaba kubyihanganira. N'ibi bintu ko ari bine buri Muislamu ategetswe kumenya, Allah subhanahu wa ta'ala yabihurije mu isura ngufi hafi ya buri Muislamu wese usanga yarayifashe mu mutwe, suratul Asr, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah aravuze ati ndahiye ku gicamunsi, ndahiye ku gihe muri rusange, innal insana lafi khusrin, mu by'ukuri ikiremwa muntu kiri mu gihombo, mu by'ukuri ikiremwa muntu kiri mu kaga. Ni kuvuga abantu bose bari mu kaga, bari mu gihombo, illa, uretse abangaba Allah avuze uretse yakuyemo, nibo batari mu kaga, ni nabo batazajya mu gihombo. Ariko nabo barasabwa ibi bintu bine kugira ngo bave muri ako kaga. Illa alladhina amanu, uretse abandi bemeye. Iki ni icyambere. Wa amilus salihat, bagakora ibikorwa bitunganye. Wa tawasaw bil haqq, bakagira inama z'ukuri. Wa tawasaw bis sabr, bakanagira inama zo kwihangana. Iyi aya guhera kuri illa alladhina amanu, aya nyuma muri suratul Asr, niho Allah avuze bya bintu bine buri Muislamu ategetswe kumenya. Illa alladhina amanu, uretse abandi bemeye. Ba bandi bemeye ni ukuvuga mbere y'ukwemera bigusaba kubanza kugira ubumenyi. Ugomba kubanza kumenya ibyo ngibyo ugiye kwemera. Ugomba kubanza kumenya Allah, ugomba kubanza kumenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ukanamenya n'idini ry'Ubuislamu bishingiye kuri gihamya. Iki ni icyambere. Ni ukuvuga abemeye nuko ukwemera kwabo kubanzirizwa no kubanza kumenya, kugira ubumenyi bwa bya bintu cyangwa se bw'ikintu cya mbere. Icya kabiri, wa amilus salihat, bagakora ibikorwa byiza. Iyo umenye, kwa kumenya bituma wemera, ugira ukwemera. Iyo umaze kugira ukwemera ntabwo bihagije. Wa amilus salihat, bagakora n'ibikorwa byiza. Icyo ni icya kabiri cyo gushyira mu bikorwa bwa bumenyi wamaze kumenya. Wa tawasaw bil haqq, bakagirana inama z'ukuri. Kugira inama z'ukuri, ukuri ni ibyaza muri intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Qur'ani n'imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama niko kuri kugamijwe. Ni ukuvuga bakagira inama z'ukuri, ni ukuvuga bagahamagarira kwa kuri, baganisha abantu kuri bya bindi bamenye, bagashyira mu bikorwa. Noneho bakagira inama zo kubikomeza no kubishyira mu bikorwa. Wa tawasaw bis sabr, bakagirana n'inama zo kwihangana. Aricyo cya kintu cya kane, kwihanganira ibibangamiye, ibikubangamiye muri ya nzira yo kwiga, gushyira mu bikorwa no guhamagarira bya bindi bamaze kumenya. Bigusaba kwihangana kuko uzahura n'ibikubangamiye byinshi. Hari abazakubwira nabi, roho yawe nayo ubwayo izagusaba. Roho zacu ntabwo zikunda kwiga, ntabwo zikunda ubumenyi, ntabwo zikunda ibintu by'idini. Niko roho zacu ziremetse, niko zimeze. Nafsi y'umuntu igihe cyose ibimutegeka ibibi, ibibogamiye kuri bya bindi bishimishije, kandi bishimishije nibiyoreka. Rero kugira ngo ibi bintu urangwe nabyo, nuko ugomba kurangwa no kwihangana, ugahatiriza roho yawe, ukayishyira ku murongo. Yanze ikunze, ugakomeza kuyiganisha kuri bya bindi kugira ngo ubashe kugira intsinzi. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibi ni ibintu bine buri Muislamu ategetswe kumenya akabishyira mu bikorwa. Ndongera mbisubiremo, ariko icyo ngamije ni icya mbere muri byo. Ikintu cya mbere ni ubumenyi. Buri Muislamu wese ategetswe kugira ubumenyi bw'idini, ari bwo kumenya Allah subhanahu wa ta'ala
kumenya intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallama no kumenya idini y'Uislamu. Ibyo byose kubimenya bikaba bishingiye kuri gihamya, bidashingiye mu kumviriza gusa, ahubwo bishingiye muri gihamya ko umuntu yarabyigiye akabyiga. Icya kabiri ni ugushyira mu bikorwa bwa bumenyi wamaze kumenya. Icya gatatu ni ukubuhamagarira abandi. Icya nyuma aricyo cya kane ni ukwihanganira ibikubangamiye muri bya bintu byabanjwe ari bitatu. Ariko ushobora kwibaza, ese ubumenyi ni iki? Ubumenyi ni ubumenyi bw'idini nk'uko tubizi, ni umuyoboro Allah subhanahu wa ta'ala yatumanuriye awunyujije ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Gushaka ubumenyi bw'idini ni itegeko kuri buri muislamu. Ni ukuvuga buri muislamu ategetswe gushaka ubumenyi bw'idini, kandi ubumenyi bw'idini bugamijwe ahangaha ni bwa bumenyi la yu'dharu ahadun biljahli bihi, ni bwa bumenyi budaherwa impamvu, ni bwa bumenyi nta muntu n'umwe uhabwa impamvu yo kutabumenya. Nuko buri muislamu wese asabwa kumenya ubwo bumenyi. Hari abayisilamu bamwe bazi ko ubumenyi hari abantu bureba abasheke gusa n'abanyeshuri biga mu bigo by'idini. Umuislamu akaba yumva ko ubwo bumenyi butamureba, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Buri muislamu wese ategetswe kumenya ubwo bumenyi, kandi ubwo bumenyi iyo atabumenye akaba afite ubujiji kuri ubwo bumenyi, uwo akaba ariho gusa yibereyeho asari nta kintu azi, adashakisha ubwo bumenyi, iyo atabwize nta mpamvu abiherwa, ahubwo abihanirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bakwiye guhanwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umwe bamenye bigeze kumubaza, se ubwo bumenyi buri muislamu ategetswe kumenya ni ubuhe? Waduha igisobanuro cyabwo kugira ngo tubashe kumenya ubumenyi ubwo ari bwo. Al-Imam Ahmad aravuga ati ubumenyi ategetswe kumenya, yajibu an yatluba min al-ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Umuislamu ategetswe kwiga, ategetswe gushaka ubumenyi, bwa bumenyi butuma idini ye igira ubuzima, butuma idini rye ribaho. Qila lahu, baramubaza, ese mithlu ayi shay'in, ni mubuhe bumenyi? Dusobanurire, ni ubuhe bumenyi butuma idini ry'umuntu ribaho? Aravuga ati la yasa'uhu jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwa dhalik. Umuislamu ntabwo yemerewe kugira ubujiji ku iswala ye, ku gisibo cye n'ibindi bimeze nk'ibyo. Ni ukuvuga buri muislamu ategetswe kwiga iswala nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yayikoze, ategetswe kwiga igisibo cye nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yasibye. Na mbere y'ibyo, mbere y'iswala na mbere y'igisibo, ategetswe kumenya Imana ye, kumenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, no kumenya idini ry'Uislamu. Ibyo byose akabimenya bishingiye muri gihamya, ahereye ku myemerere yigishijwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Nk'uko umwe bamenye yavuze ati, inna talaba al-ilmi faridatun. Mu by'ukuri kwiga ubumenyi bw'idini ni itegeko, ni faradhi nk'uko uzi izindi faraid, ni itegeko nk'uko uzi andi mategeko twayategetswe. Nk'uko uzi yuko iswala gusari gatanu ku munsi ari faradhi, no gusiba ukwezi kwa Ramadhani ari faradhi, ari itegeko ntakuka kuri buri wese, no kwiga biri muri za faraid, biri muri amategeko. Ariko ikibabaje nuko bamwe mu Bayisilamu bazi yuko ubumenyi bw'idini butamureba, ufite abo bureba. Ubumenyi aravuga ati, wa innahu shifaa'un lilqulubil marida. Ubwo bumenyi ni umuti ukiza imitima irwaye. Ni ukuvuga imitima yacu igira uburwayi bwinshi, uburwayi bw'ibangikanya, bw'ishyari, uburwayi bwa zina. Hari abantu bagira uburwayi bw'ubusambanyi mu mitima yabo, uburwayi bw'urwango n'izindi ndwara nyinshi umutima ugira, uburwayi bwa kibri, bwo kwibona, n'uburwayi bwinshi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze. Ni ukuvuga ubumenyi nibwo buvura za ndwara zose z'imitima yacu. Ni ukuvuga udafite ubwo bumenyi ntabwo izo ndwara zishobora gukira. Kandi muri kintu gihambaye cyane umugaragu agomba kumenya ni kumenya idini ye, kandi no kumenya idini no kurishyira mu bikorwa niyo mpamvu izatuma umuntu ajya mu ijuru. No kugira ubujiji ku idini, ko umuntu atamenya idini rye akagira ubujiji akaritesha agaciro, ni impamvu izatuma umuntu ajya mu muriro wa jahannam. Allah awuturinde. Rero mu Islam niba ushaka kujya mu ijuru, inzira ya bugufi izakorohereza kujya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala
no kwiga ubumenyi bw'idini, ukamenya Imana yawe, ukamenya intumwa yawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ukamenya n'idini ryawe bishingiye kuri gihamya. Ibintu bitatu kubimenya nibyo bizatuma dukiranuka hano ku isi no ku munsi mperuka. No kugira ubujiji kuri ibi bintu uko ari bitatu cyangwa se kugira ubujiji kuri bimwe muri byo ni impamvu izatuma abantu bajya mu muriro wa jahannama. Allah biturinde. Ntabwo bazita ngo uyu ntabwo yarasobanukiwe, ahubwo azabazwa, ese we kuba bari imyaka yose mu Islamu kuki wapfuye urinjije? Nta mwanya nari mfite, byagenze gutya. Abazwe, ese nta bantu, nta barimu wari ufite bakwigisha idini, nta bashekhe wari uzi bahoraga bavuga ngo wiga idini? Ese wabuzuwe ni gute? Wabuze umwanya? Ni gute wabuze umwanya wo kwiga idini ubona umwanya wo gushaka ubuzima busanzwe? Ni gute wabuze umwanya wo gushaka ubumenyi bw'idini ukabona umwanya w'ibindi bidafite akamaro? Ntiwajyaga kureba umupira, ntiwajyaga mu bintu by'amanjwe, ntiwajyaga kuri stade kureba ibintu bidafite akamaro, ntiwajyaga mu bintu bidafite icyo bigufashije. Kuki iyo biboneye umwanya ukaburira umwanya ubumenyi bw'idini? Ni ukuvuga nta gisubizo azaba afite, kuko iyo ugeze ku bijyanye no kwiga abantu batangira gutanga impamvu nyinshi zitandukanye, ariko impamvu z'ubusagusa zidafatika. Oh, njyewe ndakuze, njyewe ntabwo nabishobora, ariko afite ibindi akora kandi ashobora. Ni ukuvuga buri Muislamu ategetswe kwiga ubumenyi bw'idini, yaba ari umwana muto, yaba ari umusore, yaba ari umuntu mukuru, yaba ari umusaza, yaba ari umukecuru, igitsina gabo, yaba ari igitsina gore, bose bategetswe kwiga kandi buri muntu akiga ku giti cye. Nta muntu uzigira mugenzi we. Umusheke w'izidini aba yigiye ku giti cye by'umwihariko, ndetse no kugira ngo azafashe abandi, ariko ntabwo abisobanura kuba ko we yize ngo tayari ngo yamaze kuguhagira, ngo araguhagirije wowe. Oya, yarize, ariko noneho agomba no kubona mu ishuri akwigisha, akakugisha Imana yawe, akakugisha intumwa yawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ukayimenya, akanakugisha n'Ubuislamu bwawe ndetse na ibada zawe za buri munsi, kugira ngo ubashe kugira ibada zakirwa imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gusoza, Allah subhanahu wa ta'ala adutegeka muri Qur'ani buri munsi iyo turi gusari, yadutegetse kuvuga duti ihdina siratal mustaqim, tuyobore mu nzira igororotse. Iyo ni dua uri gusaba guhera kuri ihdina siratal mustaqim. Iyo ni dua, ni ubusaba uri gusaba Allah, siratal ladhina an'amta alayhim, inzira ya babandi watonesheje, inzira ya babandi wahaye inema, ghayril maghdubi alayhim, itari inzira ya babandi barakariwe aribo bayahudi, wala dhalin, n'abayobye aribo banaswara. Iyi ni dua uri gusaba. Uri gusaba ibintu bibiri by'ingenzi. Uri gusaba Allah akuyobore mu nzira igorotse, unamusaba akurinde inzira y'abarakariwe n'iy'abayobye. Ni ukuvuga uyu muyoboro uri gusaba byonyine gusa ntabwo biba bihagije. Iyo uri gusaba Allah kuyobore, ni ukuvuga ugomba no gukora impamvu ituma ugera kuri wa muyoboro. Nk'uko iyo usabye riziki, ntabwo uvuga ati Imana ndagusaba amafunguro, ufite amadeni menshi. Iyo umaze gusoma idua ntabwo uguma mu rugo iwawe. Ukora iki? Nyuma yuko umaze gusaba Allah, ufite ibibazo byinshi, buri wese hano, muri twese hano uko turi hano, buri wese afite ibibazo bye, buri wese akubwira ibibazo bye wakumira by'ubuzima busanzwe. Dusaba Allah mu madua yacu atandukanye, ugasaba Allah ko dukemura ibibazo. Ariko se ikintu ugomba kwibaza, ubwo ndi gutanga urugero rw'ubuzima busanzwe kugira ngo wumve yuko no gusaba umuyoboro ntabwo bigarukira gusa mu iswala gusa ngo ihdina siratal mustaqim, ntabwo bigarukira gusa ngo Allahumma hadina, ngo Mana tuyobore gusa. Oya, iyo umaze gusaba Allah agukemura ibibazo byawe, icyo gihe ukura n'impamvu zo gushaka ubuzima busanzwe, zo kujya gushaka amafunguro kugira ngo Allah agukemurire bya bibazo byawe. Ntabwo usaba idua maze ngo uhite wiyorosa uhite uryama uvuga ati Allah niba aranyandikiye riziki nzayibona tuyizaza. Ibyo ni ibintu umuntu ufite ubwenge ubuzima adashobora kujyaho impaka. No mu idini no mu konguko uvuga ati Imana tuyobora inzira igorotse, bigusaba gushaka ya nzira none, kandi ya nzira kuyishaka ni uko ugomba kuyiga. Ugomba kwiga Qur'ani, ukiga imvugo z'impamo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, kugira ngo wa muyoboro noneho ubashe kujyaho neza. Nyuma yuko umaze gusaba idua, usaba buri munsi ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Ni impamvu Abayisilamu benshi tudatera imbere muri imani zacu zitazamuka, aho kugira ngo zizamuke zimanuka, naho kugira ngo dutere imbere mu dusanga dusubira inyuma. Nuko wa muyoboro tuwusabira gusa mu iswala,
ariko ntabwo turi abanyakuri, ntabwo turi abaseriye ngo dushake umuyoboro nk'uko tubisabwa n'idini. Dusaba gusa hidina siratal mustaqim no mu busabe busanzwe, ari ugasanga byagira mu gushaka wa muyoboro ugasanga tudahari, aho ukabona twibereye mu bindi cyangwa dutanga impamvu nyinshi zitandukanye. Kubyo rero ntabwo ushobora kujya ku muyoboro w'idini, ntabwo ushobora kuyoboka inzira Allah subhanahu wa ta'ala igororose nta bumenyi ufite, kuko bwa bumenyi nibwo buzakuganisha kuri wa muyoboro, nibwo buzakwega ngo uyu niwo muyoboro n'ubuyobe n'ubungu. Ni ukuvuga rero iki ni ikintu buri Muislamu agomba kumenya. Saba ihdina siratal mustaqim swala, hanyuma nyuma yo gusaba yanzira igororotse unakora iki? Unakurikira noneho amabwiriza y'iyo nzira ariyo yo gushaka bwa bumenyi bw'idini. Ikindi nuko mu iswala yacu turi gusare mu mpera y'iswala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam hari ubusabe bw'isa twigishije iyo umaze gusoma tahiyatu, innaka hamidun majid, urangije gusoma tahiyatu hari ubusabe, hari ibintu bine twikinga kwa Allah kugira ngo aturinde ibyo bintu. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Mu bintu usaba ngo akurinde, Allah akurinde, nuko umubwira uti Allah ndagusaba undinde n'ibigeragezo by'ubuzima, n'ibigeragezo by'urupfu, n'ibigeragezo bya Masihi Dajjal, Masihi w'umubeshyi. Ibigeragezo by'ubuzima bigamijwe hangana ibya bigeragezo biza bigakura umuntu ku idini ye, bikamutanisha nyuma yuko yari ku muyoboro akava ku nzira, nyuma yuko yasaraga akareka gusara, nyuma yuko yasibaga akareka gusiba, nyuma yuko yari ku Usilamu akabuvaho akajya mu buhakanyi, nyuma yuko yari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam akayivaho akajya mu bihimbano. Ibyo nibyo bigeragezo bigamijwe by'ubuzima. Iyo usabye Allah ngo akurinde ibigeragezo by'ubuzima, ibya bigeragezo bigutanisha mu buzima bw'isi. N'ibigeragezo by'urupfu ni ibya bigeragezo umuntu mbere yo gupfa ashobora kugeragezwa agatsindwa bikarangira apfuye ari umuhakanyi kandi ari umuyisilamu. Ibyo nabyo ni ibigeragezo by'urupfu. N'ibigeragezo by'imva ni ibigeragezo umuntu iyo atsinzwe ibibazo mu ikaburi yaritwaye nabi mu buzima bw'isi ajya guhanwa. N'ibigeragezo bya jahannama ni uguhanwa mu muri wa jahannama. Ariko icyo ngamije ahangaha kugira ngo Allah akurinde ibigeragezo by'ubuzima n'ibigeragezo by'urupfu, nuko bigusaba kugira bwa bumenyi nibwo buzagufasha kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala no kubona inzira no kumenya inzira y'ukuri kwayikurikira. Bityo numara kwikurikira Allah subhanahu wa ta'ala azakurinda bya bigeragezo by'ubuzima, ibigeragezo by'urupfu n'ibigeragezo byose byavuzwe muri ubwo busabe dusaba. Ni ukuvuga rero ntukeka yuko kuvuga gusa Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat yuko byo bihagije. Haina hadithi mi sahihi Muslim niba nibeshe, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti umuntu uzafata mu mutwe aya 10 za mbere zo muri suratul Kahf, usima min ad-dajjal, Allah azamurinda n'ibigeragezo bya Masihi Dajjal. Kuzifata mu mutwe ni impamvu mu mpamvu zizatuma Allah murinda, ariko kuzifata by'ubwabyo ntabwo bihagije. Usanga yataye umugongo idini rye, ntabwo ashaka kuryiga maze ngo Allah azamurinde, ahubwo bimusaba hamwe no kuzifaza akamenya ibikubiyemo, hanyuma akiga n'Ubuislamu bwe akabusobanukirwa. Ibyo nibyo bizatuma Allah subhanahu wa ta'ala amurinda ibigeragezo bya Masihi Dajjal n'ibindi bigeragezo byose bitanisha umuntu. Kuko Masihi Dajjal nawe naza azabira abantu ikigeragezo kugeza ubwo bamwe bazari ku Uislamu bakamukurikira bakajya mu buyobe bagafara abahakanye, kugeza ubwo azaba afite ijuru ritari ryo n'umuriro utariwo. Uwo azabwira ati jya mu ijuru ryanjye akabyemera, kuvuga azaba yamwemera. Najya mu ijuru rye azaba agiye mu muriro wa jahannam. Azabwira ati jya mu ijuru azaba ari umuriro. Najya muri iryo juru azakora iki? Azaba agiye mu muriro wa jahannam. Ni kuvuga azaba ari ikinyuranye. Niki kizafasha abantu kumenya no kwirinda ibibi bye n'ibishuko bye? Ni bwa bumenyi bize bw'idini. Ariko se niba batabuzi bizagenda gute? Bazamukurikira kubera ko bazabashukwa n'ibigaragara, bazabashukwa n'umubare nyamwinshi. Nose nubona abantu benshi bari kumukurikira, nubona ko Masihi Dajjal ari kuzura abantu, azajya bwibura uti ngenje nshobora kuzura papa wawe nkamuzura akongera akabaho, akamuzura akambikwereka. Rero bitewe na fitna n'ibigeragezo afite bikomeye cyane, abantu benshi bazamukurikira. N'abantu bazamukurikira ni abantu b'inkunda rubyino, abantu bateye umugongo idini ryabo nibo bazamukurikira ku bwinshi. Ariko abandi bize idini ryabo bagasobanukirwa ubumenyi bwabo, ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azigira bagerageza, ahubwo bazamubona bamumenye banamwirinde.
nubwo azabatera ubwoba ngo ngewe ndabica ndabakora gutya ntabwo bazijya bamugira ubwoba kubera ko bazaba bamaze gusobanukirwa. Ni ukuvuga rero Muislamu ikintu cya mbere kugira ngo uyoboke inzira igororotse bigusaba kumenya idini yawe, kugira ngo Allah akurinde ibigeragezo byo mu buzima bw'isi bigukura ku idini, ibigeragezo by'urupfu n'ibigeragezo byo mu mva n'ibyo ku munsi w'imperuka. Kugira ngo Allah bikurinde nuko bigusaba kumenya ya nzira Allah subhanahu wa ta'ala izakurika, inzira igororotse. Numara kwiga ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo bizagufasha kuyoboka inzira igororotse, ndetse Allah azakurinda ibihano, azagushyira kure y'ibigeragezo byose byagutanisha bikagushyira mu buyobe. Buri Muislamu wese rero ategetswe kwiga ubumenyi bw'idini. Tugomba guhindura uburyo bwo kwiga. Abayisilamu bamwe bazi ko kwiga idini ari kwicara imbere y'umushehe akigisha we ari kumviriza gusa, ntabwo babihagije. Ese umwana we yagiye kwiga ku kizungu, agiye kwiga ubumenyi busanzwe bw'ingirakamaro, agenda nta makaye afite, agenda nta karamu afite, ntabwo bibaho. Anagiye nta karamu afite, umwarimu ntabwo yamwumva, ntabwo yaramusobanukira, yamubwira ati bimeze bite ko nta kaye ufite, azamukubita, nabona bikabije azahamagara uburyo abwira ati bimeze bite ko umwana wadashaka kuzana amakaye. Ni ukuvuga ntabwo ashobora kwiga. Uzaba n'ubumenyi wize, ubumenyi twize mu bumenyi busanzwe bw'isi, wamenye gusoma no kwandika tutumvirije gusa, ahubwo twabaje gufatishwa amatushe mu gihe cy'amatushe n'ibibaho bya bindi by'umukara birimo imirongo, turigishwa turakubitwa kugeza ubwo twamenye gusoma no kwandika Kinyarwanda n'izindi ndimi. Ariko twabimenye binyuze mu gusoma no kwandika, tunigera no mu makaye no mu bitabo. Ni ukuvuga rero idini ni uko nguko. Idini kugira ngo risobanukirwe bigusaba kwiga bya bindi uri kwigishwa, wiga wandika, usoma udutabo dutoya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kandi ibyo byose kuvuga ngo abantu twige ntibisobanuye ngo barakubwira ngo ujya kuri mahadi cyangwa se ngo ujya mu bigo by'idini ureka akazi kawe. Hoya, hari icyaha tuba dufite cya bad al-maghribi na al-isha'i. Abayisilamu benshi baba hari n'aba bari mu mirimo yabo, hari iminsi yo ku cyumweru irahari, ku gatatu no ku cyumweru n'abari muri weekend bari baruhutse. Ni ukuvuga iki gihe cyose abayisilamu yaba bad al-maghribi na al-isha'i, umunsi wo ku cyumweru, umunsi wo ku gatandatu, abantu baba bari free, ntabwo baba bahuze. Ni ukuvuga ashobora kuba bakwiga. Abasheke bacu barahari, tubasabye kutwigisha batwigisha. Aho tugomba guhindura systeme yo kumviriza gusa, ahubwo tukava muri iyo systeme yo kumviriza gusa tukajya muri systeme yo kwiga duhereye hasi. Ntuzisumbukuruze kandi kuva tani sengiye ni gute umuntu mukuru ahera kuri alif, none urashaka uhereye ko abiga ubumenyi busanzwe bahera hasi kuri rimwe kabiri gatatu. Ni gute ushaka guhera hejuru kandi hasi utabizi? Ni ukuvuga hasi guhera kuri alifu nyuguti, ubuzahera kuri alifu ugakomeza, nizo zizaguha ubushobozi bwo kubasha gusoma ubumenyi bw'idini ryawe no kurisobanukirwa. Kubiyo rero dushyiremo imbaraga mu kwiga ubumenyi bw'idini. Niba ushaka kuyoboka, urashaka kuva mu gihirahiro urimo. Abayisilamu benshi bavuga ati ngo abasheke baducanga, ureza akavuga ibi niwe akavuga ibi. Ibituma bagucanga ni uko udasobanukiwe idini, ni uko wateye idini ryawe umugongo, nta gahunda ufite yo kwiga, nta gahunda ufite yo kwikura aho uri mu cyiciro cyo hasi cy'abantu badasobanukiwe, ntabwo ushaka kukivamo. Niyo mpamvu uhora uvuga ngo abasheke baducanga, kuki bataba ikintu kimwe, kuki batagira imvugo imwe. Ibyo byose ikibigutera kuvuga ayo magambo ni uko wateye idini ryawe umugongo. Ikindi ni uko usanga abayisilamu muri iki gihe cya none aha, usanga abayisilamu benshi twasigiye kwiga abana bato, abana bacu n'abagore bacu. Twebwe tumeze nk'aho twamaze kujya muri pansiyo nye tutakiga, cyangwa se kwiga bitakitureba. Usanga ari abagore gusa bajya kwiga n'abana bato. N'abana bo hari igihe kigera mu hari imyaka bagira ngo utabona ko bakuze, ubumenyi bukaba butabareba. Rero iriya bari kosa rikomeye cyane. Buri Muislamu wese ahava akagira icyiciro cyose yaba arimo, ategetswe kwiga ubumenyi bw'idini, ategetswe kubushyira mu bikorwa, ategetswe kubuhamagarira abantu bamukikije. Ibintu byo bizatuma tugira intsinzi hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Kubw'ibyo Abayisilamu tugerageze dushake ubumenyi bw'idini mu misigiti yacu duturiyemo, twidusariramo, dusabe abasheke bacu, abayimamu bacu badushyirira amadarasa, kandi barahari. Niba bakubwira ati ni ukwiga, ntabwo bisobanuye ngo ni ukwiga buri munsi. Oya, niba uhuze uboneka kabiri mu cyumweru, muri iyo minsi ibiri yonyine gusa niyo uziga. Uboneka rimwe mu cyumweru, uwo munsi umwe niyo uziga, gutyo. Ariko akaba ari iminsi ihoraho, uzabona umusaruro w'ibi turi kuvuga. Uzava ku cyiciro cyo hasi ugenda uzamuka, Allah kuzamura mu ntera, kandi nawe uzagenda ubona impinduka, uzagenda uryoherwa n'idini ryawe. Abayisilamu usanga bari kurira, bari kuvuga ati ngewe mbona imani yanjye ntabwo buryohe ifite bwa imani, ntabwo ndyoherwa n'ubwisilamu, ngewe mbona gusa nsari muri byo nkora, ariko ntabwo bindyohera. Impamvu bitakuryohera ni uko
ntabwo bisobanukiwe. Ikintu utagisobanukiwe ntabwo cyakuryohera. Ikintu utazi umwe banyaravuga ati ngo umuntu n'umwanzi w'icyo atazi. Iyo umuntu atazi ikintu aracyanga, hari yashaka kubwira ikintu ngo akavuga ati ibintu gukabya. Kubera iki? Igituma avuga ngo n'ugukabya nuko atagisobanukiwe, atazi agaciro kuba kizanye, atazi impamvu cyashyizweho. Kubyo rero turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko tuyobora inzira igororotse, akaturinda inzira y'ubuyobe. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.